Mwiriwe neza muraho, turabasuhuje rero abakomeje kwitabira ibiganiro muri channel yacu uruziga rw'uburinzi. Nitwa Theoneste Bigirimana. Nkuko rero twabitangiye, ubu twatangiye igice cya kabiri. Igice cya mbere cyari kirimo impanuro nyinshi z'ubwenge, narimo ndi kuvuga ngo abagenzi bacu badukurikirana basanzwe banzi, bakambaza ngo ariko se mukozi w'Imana kubera icyo utagaragazamo ivugabutumwa, kubera ko uri kuvuga ibintu by'ubwenge gusa? Oya, mu ruziga rero byose birimo, harimo ibiganiro by'ubwenge, kuko ubu turimo turasobanura Imana y'umwimerere. Imana y'umwimerere ni Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo. Rero turimo turacukumbura amashusho y'Imana abitse muri twebwe. Amashusho y'Imana abitse muri twebwe nicyo, mu yandi magambo nicyo tuzengurukaho mu ruziga rw'uburinzi. Mu mashusho y'Imana rero turi kuyasobanura, hari abasobanura mu buryo bwa psychologie bw'ubuhanga, hari abasobanura mu buryo bwa filozofiya, hari abakoze ubushakashatsi ku mikorere y'ubwonko, hari abakoze ubushakashatsi ku mikorere y'umubiri. Niyo mpamvu twakomeje kuvuga ngo hari abaganga, hari abapsikologe, hari abanyamategeko. Izo ndwara zose, ubwo ibyo byose bihungabanya ubuzima. Hari abakozi b'Imana, abavuga butumwa, bose bari kugusha ku gusana imitima, gusana. Ubu niyo tuvuze ngo isana mitima, biba bigaragara ko hari imitima yangiritse. Natwe nubwo tuba turi kubaganiriza, haba hari ibintu tuba dufite byatuzengereje, hanyuma tukumva ko bitubangamiye, bitubuza ubuhumekero, ujya kumva wajya gusinzira, ariko n'iki nacyo kutagikemuye. Ese kubera iki nabaganirizaga mbabwira ngo ibibazo ntibijya birangira? Abakurikiranye ibyo biganiro ngo ibyifuzo ntibirangira. Bamwe bati kunyurwa ku umuntu yagombye kunyurwa, twabishyira mu buryo bw'umwuka wera, ati no, kunyurwa nyine rimwe na rimwe ni byiza, ariko se nunyurwa ukumva ko wagezeyo, aho nturi bugire ikibazo, ukanyurwa amanuma ugira ngo ibintu ngo bimeze neza kandi bitameze neza, kandi hakiri byinshi byo kwiga. Yewe hari n'abantu bajya mu murimo w'Imana cyangwa se bajya mu gakiza, bakumva ko ngo bagezeyo, ngo twebwe ngo twamaze kugerayo. Abo ngabo ijambo rirambwira ngo ubwira ko ahagaze yirinda atagwa, ngo kandi niwibwira ko hari ikintu azi, ngo aba ntacyo aramenya, ngo akurikije ibimuri imbere ibyo akwiye kumenya. Rero turi gusobanura Imana y'umwimerere, turasobanura Imana ihamagara Theoneste Bigirimana turi kumwe, Imana ihamagara Paul iri kumwe natwe, Imana ihamagara hirya hariya, Imana ihamagara apotre runaka, Imana ihamagara bishop runaka, Imana ihamagara umuvugabutumwa runaka. Ifite ukuntu buri wese imusura mu mwimerere wayo, ngo byose ngo bihuriza hamwe kutuzanira ibyiza. Byose rero bije bigakomatanya, biraryoha cyane. Rero mu ruziga twe twatekereje ikintu gishobora gutuma abantu bahurizwa hamwe. Babandi bavuga ngo twebwe turaba ngaba, ngo turaba Paulo, ngo abandi ngo turaba Kefa, ngo abandi ngo turaba Kanaka, abandi turaba Adventiste, ibyo by'umwuka byanyu ntago tubizi, abandi turaba Islamu ntago twemerewe Yesu wanyu, abandi turaba Deperi ntago twemera ibi ngibi. Ibyo byose bihuriza ku ijambo rimwe, Imana. Ibitavuga Imana neza nibyo twagombye kurwanya. Rero uruziga rw'uburinzi rurafata, rurakusanya ibintu byose iby'abanyabwenge, rurakusanya ibintu byose iby'iyobokamana, rukabishyira aho ngaho, hanyuma tugatekereza. Umwuka w'Imana akambwira ngo genda wiherere, fata umwanya. Hano turi mu busitani bwiza, turi ahantu ku mashyuza. Mu kanya nituza kubereka andi mavideo muri no kuyabona nayo. Turi ahantu ku mashyuza twitaruye, twavuye mu bindi twari turimo, twavuye mu rusaku, turitarura tujya kuganira n'Imana. Ahangaha rero Imana ikeneye, rero ikeneye Theoneste n'Imana. Theoneste niyo Mana rero ngo y'umwimerere. Imwe yamenye Theoneste ataravuka, harimo harategurwa uko agomba kubaho. Iyo ngiyo niyo yabikoze, niyo yamurinze, nkuko nakomeje kubivuga kiri mu nda ya nyina. Iyo nda ntiyavamo, hari zijya zivuka zikavamo, hari abana bavuka bamara kabiri bagahita bava ku isi. Biba bigaragara ko abo bantu nyine nta gahunda bari bafite ku isi, baje nyine ariko gahunda yabo yarangiye, ntacyo barakora.
ntibaramenya ubwenge, ntibariga amashuri, ntibararongora ngo bumve uburyohe bwabyo n'ingorane zabyo, ntibarabyara abana ngo bumve uko bimera, nta kintu barabona. Abo ngabo bavuye mu kibuga bakiri impinja, abo ngabo urumva ibyo ni iby'Imana ntabwo twari tubitindaho. Rero mu ruziga rw'uburinzi tuvuga ibyo ngibyo. Mu kanya rero twarimo turi kwiganirira ku ijambo rivuga ngo Imana iradusura buri munsi, iradusura ikatubamo imbuto, ikaduteramo akantu, ikatujombamo akantu, ikadukorera umuti, iradusura igakora akantu, ariko ngo ntabwo tubimenya. Yenda ushaka kwibwira ngo urabime ngo ni gute se ngo bavuga ngo ntabwo tubimenya ngo kandi ngo mba nayishimiye nimugoroba. Oya, ntabwo ari ibyo bigenewe, ntabwo ari icyo twe turimo turavuga. Hari amahishurwa yandi Imana yatanze, kuko hari aho byageze. Ese Yesu ntabwo yari kumwe n'abigishwa be? Turaza kubigarukaho. Yigeze agera mu kibazo gikomeye cyane, aho yagiye mu gashyamba ka Getsemani ari kubira ibyuya bivanze n'amaraso. Arangije abandi bantu yabonaga mu buryo bw'umwuka, yarebaga mu mitima yabo, kuko Yesu yari Imana, yareba mu mitima yabo akavuga ati ata bantu ndi kubona bibereye muri ambiance, ndabona abantu bazi ko tugiye kuzajya tubagiye kuzaba bakire bakurikiye Imana, bagiye kuzagera kuri ibi ngibi, niyo mipangu barimo. Yesu arangije arabareba aravuga ngo ariko ngo ntimushobora kubana nanjye akanya gato? Ese mutekereza ko batari bari kumwe? Bari kumwe, ariko arabakangurira aravuga ati nubwo mubona turi kumwe ariko ntabwo turi kumwe. Intekerezo zanyu zifite ahandi ziri, mufite ahandi hantu muhugiye. You are busy, muri very busy, mufite ahantu muri. Ese ijambo ryitwa business muryumva gute? Ngo umuntu ngo afite ngo business, ubundi riva ku jambo ryitwa busy, guhuga. It's my own business. Ni business, birandeba ntabwo bikureba. Jya ugira ku byawe nanjye nkugire ku byanjye, ntukajya wivanga mu byanjye. It's my own business. Abongereza babivuga neza, ntukajya wivangira mu buzima. Iri jambo ro business ni uburyo umuntu ahuga, agira ikintu ashyiraho umutima akacyitaho kurenza ibindi byose. That's business. Umunyeshuri yari kwiga akaba concentrate ku masomo ye, it is your own business, niyo business ye bwite. Aha rero iyo tuvuga ngo ese abantu tujya dufata umwanya wo kuba busy, very busy for God. Dushobora kuba very busy, dushobora kuba okipe cyane turi kumwe n'Imana. Nigo abakristo bafata umwanya bakajya kwiriza, bagafata umwanya wo gusenga, bagatembera, bakavaho bari basangwa bari, kugira ngo bajye kumva undi mwuka w'ahandi hantu. Ajya kumva nkumva abandi bagiye muri murya, abandi bagiye ahandi ku mashyuza. Ubwo ni uburyo bwabo bwo gushakisha Imana, buri muntu wese afite ubwe buryo. Rero iri jambo rivuga ngo umwuka w'Imana ngo buri gihe ngo atubibamo imbuto, adukorera surprise, aradusura, akatuganiriza. Even no mu nzozi, yewe no mu nzozi Imana iragusura, ariko wakanguka ukumva nyine nibyo tu wiroteye, ukiri kugendana nayo ikagusura. Rwo rugero natangaga, wari ufite ikibazo gikomeye iragikemuye, wari ufite ikibazo runaka iragikemuye, ariko Mana ndagushimiye ubivuze utambuka. Uri busy urashaka kwiryamira kugira ngo ejo uzindukire ku kazi. Iminota yawe ufite yo gushima yo kuganira n'Imana ni mike. Umwuka w'Imana akambwira ngo ese ushobora kubana nanjye umwanya usumbye uwo nguyu usanga ukoresha. Nzabaganiriza isengesho rikomeye uburyo umuntu akamedita spirituellement, agakurura imbaraga z'Imana, akabyumva neza. Niho rero twita ndondora umenye, niho twita rero kwinegura n'Imana yawe. Apana kuvuga ngo Mana ndagushimiye ko wandinze ijoro ryose, wabanye nanjye, urakoze rero ko wandinze ngiye mu kazi ubane nanjye ukabura rangije. Oya rwose, Imana nta kibazo nabyo ntacyo byari bitwaye, ariko turashaka ibindi byisumbuyeho, kuko turi mu isi tugomba kwiga ibihambaye, ibirenze. Hanyuma ntabwo ari jya ngo twagize igitaramo cyiza, uyu munsi ni ku cyumweru abantu basenze twagize rwose. Oya, ntabwo ari ibyo byo kubivuga mu ncamake ugenda. Reba neza kese ku yindi, umurongo kundi, urebe neza ubihuze n'ibibazo byawe usanga uhura nabyo, ubihuze n'isengesho umaze iminsi uri kubwira Imana, ubitekerezaho neza. Imana uyitiza amatwi, Imana uyitiza amaso, kugira ngo muganire neza.
Ahangaha rero Imana ngo iradusura, ariko abana b'abantu ngo ntabwo ngo bitworohera. Tugiye rero tukomeza iryo somo ryo muri Luka 8 umurongo wa 4 kugera wa 15. Dukomeza iryo somo, hari message Imana yatanze yindi ijyanye n'iryo somo, kuko iryo somo tuzarigarukaho, kuko umwuka w'Imana ritanga muri ibiganiro by'igice cya kabiri rizagenda rigaruka, kuko dukeneye kubona Imana, dukeneye movement y'Imana mu bintu byose turimo turakora. Urimo aroga akeneye kumva movement y'Imana, urimo aragenda mu modoka akeneye kumva movement y'Imana, urimo naha mu biganiro dukeneye kumva movement y'Imana, mu mashuri dukeneye kumva movement y'Imana. Ahantu hose turi dukeneye kumva Imana inyeganyega, dukeneye kumva umwuka w'Imana anyeganyega. Ntabwo ari mu rusengero gusa ku cyumweru, no. Ntabwo ari uwo munsi duhugukira Imana kubera ko turi imbere y'umukozi w'Imana, ya bishop cyangwa ya apotre cyangwa se ya evangeliste runaka, cyangwa turi mu masengesho. Ntabwo ari uwo munsi tuba turi kumwe n'Imana, no. Imana igusura igihe ishakiye, kubera ko uri ubwandu bwayo, uri umuntu wayo. Ngo mu ruganda bwanjye, ngo umwandu, ntabwo ari ubwandu, sorry, ni Ikinyarwanda kigoye. Muri umwandu uturuka ku Uwiteka. Uko tugenda tuvuka ibisekuruza n'ibisekuruza, ngo turaba umuremyi. Rero ifite uburenganzira bwo kudusura, ntabwo twe tuyigenera ngo uzadusura uyu mwanya, no. Igihe wateguye kwigusura si cyo gihe gusurira. Igihe wateguye kwigusura ntabwo ari cyo gihe gusurira. Igira igihe cyayo, igira uburyo bibona his own judgment, ikabireba, ikabyasesinga, ikabitekerezaho, ikabisuzuma, ikavuga ngo uyu munsi turi tariki zingahe, tariki 5 z'ukwezi kwa 7, uyu munsi ndaza kubana na Theo, ndamusura. Ndashaka rero ko nawe aza kuba anyitayeho, ariko ndamushotora, ndamucokoza, ndamuderanja mpaka. Niba adashaka no kunyumva, ibintu byose biri kumumena amatwi ndabihagarika. Ahantu hateye ubwoba, ibintu byose biri kumumena amatwi, ibintu byose biri gutuma atambona, ndabihagarika. Nibwo mwumva rero ngo umuntu ngo ubuzima bwahagaze, ngo nari nkatwe turimo turashutinga, muhagaritse gatoya, mubanze mubirebe gatoya. Ibi ngibi ntabwo mbishaka. Waba uri gukora ibindi, uri gukora imiziki, muri ukagenda, ibi ngibi ntabwo mbishaka. Nshaka ko ufata undi mwanya wo kongera gutekereza. Imana rero igihe cyose igusuriye, iyo ivuze ngo ndahagurutse uyu munsi ninjye na Theo, ikemera ko Theo, iyo bibaye ngo harya ngo namata ngo ahuye, ngo namata ahuye ngo nibiki, ngo n'ubwiza buhuye no kwisiga, ngo namata ngo abyamavuta. Rero ugasanga Imana itekereje kuza kukuvizita, kugusura, igasanga nawe uri ready. Murumva ukuntu ibintu babiryoshye rwose. Isanze nawe uri tayari, ariko nitanasanga uri tayari, iragukomera gucokoza, irakuzengereza, irakohereza n'abahanuzi, ariko mpaka uyuhugukire. Iyo Imana yagukeneye irakubona, ariko wowe ushobora kuyikenera ntuyibone. N'umuyobozi. Tugaruke rero Kibamba n'Ikibamba. Rero turagaruka muri biganiro turimo. Niyo mpamvu narimo ndi kubaha story, natangiriye hari nkavuga ngo ariko ngo abantu bavuze ngo ariko ngo umukozi w'Imana ngo kuki ngo udasenga, ngo usengera abantu, ngo ibiganiro ngo uri kuvuga ibintu by'ubwenge gusa. Aha, biragaruka hano. Umwuka w'Imana yaje arambwira ngo vuga ku bizengereje abantu mu mutwe biri ku isi. Umwuka w'Imana arambwira ngo biri ku isi mu matware ya Satani, ngo bizengereje abantu mu mutwe, ngo biri ku isi mu amatware ya Satani. Nicyo tugiye kuganiraho hano rero. Ibizengereje abantu mu mutwe biri mu matware ya Satani. Mu byahishuwe ijambo riravuga neza ko ngo nuko ngo rero ngo wajuwe ngo niwishime. Ubwo turi kuvuga ku babyemera batyo nyine, abemera Bibiliya nkuko ivuga iby'ukuri, abemera inkomoko ya Satani n'inkomoko y'abantu, bati nuko rero wajuwe niwishime, ariko nawe wasiwe, urababaje ugushishano, kuko umanukiwe nande na Sekibi, se w'ikibi. Satani rero yavuye mu ijuru, ariko amatware ye ku isi turi mu matware ye. Nubwo ari Imana yaturemye, ariko turi mu matware ye. Udashaka kubyemera atyo, muraza gusanga na Yesu Satani ajya kumugerageza, yamubwiye ngo fata ibi urihindura iki, urihindura umugati. Yesu yarashonje, Satani aramusura mu nzara.
igihe cyarabaye Yesu sinamubwira ngo simbuka ngo byanditse ngo kugira ngo Yesu yemeze. Ese abavuga butumwa b'iki gihe aho nitujya dukora ibintu dushaka kwemeza, bikore gutya wemeza abantu, kuko biranditse ko Imana igomba kugendana nawe, izakuramira, abamarayika bazakuramira. Iramubwira ngo wowe mfukamira gato, kora geste, ibintu byose biri mu isi n'ibyawe ndaza kubiguha. Ese yabwiraga ngo araza kubimuha, yarazi uwo ari we? Ntabwo njya kubisobanura izo nkuru. Icyo nshaka kuvuga niki, nuko ngo turi mu matware, iyi si dufashe ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Izi ntambara rero nizo zituma tutumva, nizo zibukinga amatwi yacu. Kubukinga hano mvuga zirayatwara, zikatwara guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ugapanga ngo ejo nzakora ibi n'ibi. Ibyo bintu wapanze uzakora nibyo biba byakubukinze, biragufata bikakugumana. Umwuka w'Imana ntabwo ashobora kukubona, araza agakomanga, nibwo mwumva ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ngo akankingura ngo nzinjiriwe dusangire. Ese kwinjira mwumvaga ari mu rugo, ahubwo umuntu no kwinjira mu mutima wawe. Urugo rwacu ni umutima wacu. Niyumva ijwi ryanjye nabyitaho nzinjiriwe dusangire. Rero Imana ngo ikintu kimwe kurenza ibindi byose. Narimo nsobanura ngo amatware ya Satani, abantu bataza kuntera amabuye ngo bavuge ngo kuki si witwerere Satani. Imana iyoboye ijuru n'isi, ariko ahangaha Satani niwe uyoboye. Muraza kubyumva neza kubereka ukuntu Satani ari kibamba. Imana yishaka kugira ngo ikangure umuntu, n'ubundi Satani niwe ikoresha. Ni acteur muri filime yo gutabarwa k'umuntu. Umu acteur cyangwa se umukinnyi principal aba ari Satani. Ibintu birimo ndasobanura ni filozofi yumvikana. Umu acteur wumvikana ni Satani. Umuntu yakoze amahano yose ngo Satani niwe wanshutse. None se si twe tubitwarira Satani nyine? Satani niwe wanshutse, niwe acteur principal, ariko nta bwenge uzi. Ni ukuri Satani niwe wanshutse. Wakoze amabara yose ni Satani wanshutse. Niwe acteur principal rero, mubyemere ntimubyemere, rero niwe amatware ye. Imana niza kugira neza, ariko irakugira neza igukuye mu matware yande, amatware ya Satani. Rero abantu baba ngo twenge twarakijijwe, mwarakijijwe ariko muri mu matware ya Satani. Kwisi isi niwe ugaragara uhedinga ibintu byose, niwe ugaragara abiyobora, niwe ugaragara nyine ko ari we ibyo bintu byose. Kuko mwibuke ko no kugeragezwa kwa Yobu yageze anavuga ngo Yobu ngo Imana ngo Satani aragenda ngo abwira Imana ngo Imana ngo iramubwira ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu. Abazasoma igitabo cya Yobu murebe filime ukuntu yatangiye, agakinamico kari hagati y'Imana na Satani. N'abanditse Bible bakinnye agakinamico keza nyine, nabyo ni ibintu byiza by'ubwenge. Agakinamico ngo Imana ngo irangije ngo iraza ngo isura Satani ngo ahantu ubwo aho bahurira ntuhambaze, ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu ukuntu akiranuka. Satani arangije ibindi mo ndavuga bisobanura bifitanye isano n'iki kiganiro, nimo ndavuga ibyazengereje abana b'abantu. Imana iramubwira, Satani aramubwira ati none se ariko Yobu Theoneste uri kugukorera amashuri yamuhaye, wamuhaye n'imodoka, wamuhaye n'inzu nziza, na bishop na kanaka na apotre n'abantu wagiriye neza, ni gute ubundi bataguhimbaza? Wabanje ukakora umuti gato ubundi nkakwereka. Ni gukora umuti nyine. Ngo muntize gato nkwereke ubuntu uburya kwihakana hano ubundi zikagukora. Imana irangije iramubwira ngo ngaho dutangire umukino. Tangira rero ndamuguhaye, tangira watake. Tujye dusenga Imana, ariko tuzi neza ko Imana ari giye gushyira mu kibuga ikavuga ngo Satani atake. Akawa mukire ufata imbwa akayishumuriza umuntu. Satani atake mufate. Rero ahantu turi kuvuga ku nkuru za Yobu, murumva ngo umwuka w'Imana nge sindi kuvuga ibyanjye, ndi kuvuga ibyo nasomye muri Bible, kuko namwe ubwanyu murabireba neza. Ngo Satani ngo ngaho ndamuguhaye umugerageze, ariko ubugingo bwe ntabwo nguhaye. Ntabwo uri bumwice, ariko ibindi byose nakubwira iki? Ubwo urumva rero Imana yagiye ku ruhande, ihereza Satani urubuga kugira ngo Satani akore icyo ashaka. Ese urebye muri iyi nkuru, ese wowe nta gihe kijya kigera ukabona ko Imana yagiye kure yawe?
ukabona ko Imana yitaje yagiye ku ruhande. Aha hantu muhatekerezeho, Imana iritaza ikavuga ngo Satani rero acteur principal, wowe umutware rwose uyoboye isi, nuko rero rwose umuntu ndamuguhaye mukoreshe uko ushaka. Uyobo rero ubundi Satani aramugaragura pe, aramugaragura kabisa, aragenda mutwara imitungo yose, aragenda mutwara, murabizi ibyo sinabitindaho. Arangije bigera ahantu umugore aramwihakana, aramubwira ariko ubundi wakwihakanya Imana yawe filime ikizinga, ubundi ukaba kubayeho ko mbona Imana yagutaye. Tuzahagaruka rero abantu ngo nubwo twageragezwa, nta muntu yageragezwa ngo agere aha Yobu, ngiye ntawe ndabona urageragezwa ngo agire aha Yobu, niba hari n'uhari, ariko rwose nahumure, Imana yiteguye kumugira neza. Ariko hari uburyo Imana yitaza ikaguha Satani kugira ngo agusuzume. Harya abantu bagiye mu myitozo ya gisirikare, njya nibuka ukumva umuntu ngo agiye mu myitozo ngo afite amafiyeri, wazana amafiyeri kandi ugiye mu myitozo ya gisirikare, bakakugaragura kugira ngo ubwenge bwose n'ubwibone bibanze bijye hasi, wongere wumve indi si y'abantu baca bugufi ukuntu imera. Ugiye kwiga igisirikare, ikintu cya mbere wigishwa no guca bugufi, ni discipline yo guca bugufi. Satani rero rwose iki kintu tugisobanure neza. Ubukene bw'Imana icyo twavuga cyose, Imana ngo ikeneye, Uwiteka Imana akeneye umutima w'umuntu udahanze amaso ku nda, udahanze amaso ku cyubahiro kirangaza abo mu isi, umuntu utari watwawe na kamere. Imana ikeneye umuntu utari watwawe na kamere, umuntu utaratwawe na kamere. Harimo ibice bitatu: umuntu udahanze amaso ye ku nda, umuntu udahanze amaso ku cyubahiro kirangaza abo mu isi, umuntu utaratwawe na kamere. Tugisobanura rero ngo umwuka w'Imana akambwira ngo hari uburyo Imana ibitanga ibikuye mu biganza bya Satani. Twabonye ko Satani ni mu matware, turi ku isi, turi mu igeragezwa, turi ku isi tugomba kunyura muri ibyo, ariko Imana irabitanga ibikuye mu biganza bya Satani, ikabimukura mu biganza ikabiguha. Hari uburyo Satani nawe abikwereka, akabigukangisha, akwihebesha, akakwereka ngo nutakora iki ntabwo uzagera kuri kiriya, nudasambana ntabwo uzagera ku bukire. Ibyo byo ubimenye rwose, ngo ni umuntu w'umujene uri kubwirwa, nutanyura muri system, nutanyura muri inzira, nuko nta kintu uzageraho. Wageraho ngako kubira ati no, none se nureba abandi bantu bagiye babigeraho, abagiye bagera ku bintu bihambaye, bakoze ibi barirekuye, barisanzuye, barangije babigeraho, noneho baragushuka ngo ntabwo uzakora ibi ngibi. No, Satani arabigukangisha, akakwihebesha, akakwereka ko rwose nutanyura muri iyi nzira ntabwo biri buze gukunda. Ubwo buryo rero gukangisha, ndagira ngo rero babwire uko umwuka w'Imana yansuye ari kumbwira kuri iyi ngingo. Mwibuke neza tukiri kuganira, nababwiye ngo ubukene bw'Imana, uko umuntu akennye, umuntu wakubwiye ngo ese ukennye iki? Umwana w'umuntu turi ku isi. Ikintu cya mbere navuga ko nkeneye inzu nziza muri Kigali igeretse, navuga ko nkeneye imodoka nziza ijyanye n'igihe, navuga nicyo wavuga ko ukeneye. Nawe ufite ibyo ukeneye, ariko ngo Imana yikennye iki sasa? Burya ngo Imana nayo ngo igikena. Gukena hano nakomeje kuvuga muri philosophy ni needs, besoin, needs. Imana ikennye iki? Ni ikibuze. Ikigaragara cyo ku mateka, utangiye gusoma Bibiliya kuva mu ntangiriro kugera mu byahishuwe, uraza gusanga Imana ikintu ikenye kurenza ibindi byose. Imana yagiye ishaka umuntu ikamubura. Mwirimbuka rya Sodomu na Gomora yahuze umuntu, iravuga ngo nihaboneka umubare w'abangaba ngo ntago ndi burimbure. Mwirimbuka mu gihe cyo cy'inkuge ya Nowa, Imana irimburisha isi amazi, yashatse umuntu iramubura. Mu nkuge higiramo abantu bake cyane n'inyamaswa, abandi bararimbuka. Imana rero ngo ikintu ikennye ni umuntu, ni umutima w'umuntu udahanze amaso ku nda, udahanze amaso ku cyubahiro kirangaza abo mu isi, umuntu utatwarwa
utari uwatwawe n'iki na kamere. Ahangaha narimo rero ngikomeza navuze ngo ibyo muri kurangazwa nabyo hari uburyo Imana ibitanga rwose ikabikura mu biganza bya Satani ikabiguha, niko yambwiye. Hari uburyo Satani abikwereka akabigukangisha ngo nudakora iki ntago buzabigeraho, ariko kubera Imana uzabigeraho. Umwuka w'Imana ambwira ijambo ryanyubatse, agikomeza kumbwira iri jambo riracyagusha kuri bya bindi by'ibituma abantu badakurikira ijambo. Mu byibuke neza ko tugira ngo uburyo Imana isura umuntu iramusura ntabimenye. Amagambo agwa mu nzira, andi agwa mu kara, andi agwa mu mahwa, agwa mu butaka burimo amahwa. Amahwa arazamuka arabuniga, ari byo bigeragezo turimo turavuga hano. Izindi mbuto ngo zigwa mu butaka bwiza, aho niho twese twifuza. Rero turakomeje rero, Satani ngo ni umutoza, ngo ni coach, ngo mu gisirikare ngo cyangwa mu mupira Satani ni coach, ni umutoza. Iyo abantu bagiye mu ikosi yaba ari umusirikare w'umutoza, ariko abari n'umusirikare mukuru aho ngaho uri gukurikirana imyitozo uko igenda, yabona yabakubye cyane akavuga ati no, sigaho ngaho uriya we utaza gutuma ahasiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero Satani yahawe isi nk'umutoza, nka coach, atoza ikipe, atoza abantu twatangiye neza ko ibintu bitangira mu igeragezwa. Ntukabone umuntu ari kuryoha agenda mu modoka nziza, afite umwanya mwiza, yicara muri ministeri runaka yambaye amapeti, ngo ugire ngo ntago yabikoreye. Yarize aratagangara, yarahangayitse. Iyo mihangayiko yose yayinyuzemo, arangije ahabwa. Niyo mpamvu abantu bari kumubona bakamubona ari mu byuzuye. Iyo nzu nziza yicayemo yarayiruhiye, ntago byizanye. Yabanje kunyura mu makosi, mu bizamini. Ibyo bizamini rero yabanje kunyuramo ni ibyo ngibyo. Ngo Satani rero ni coach, ni umutoza, ngo ariko ngo akoreshwa, ngo hari igihe akoreshwa abizi cyangwa akoreshwa atabizi. Aba ni amagambo y'ubwenge tuzagenda tuyaganiraho, muzagenda mwumva, azagenda agaruka uko iminsi igenda yica, muzagenda mubyumva. Ariko mwumve neza ngo ni coach, mwumve akantu gashimishije. Ngo ariko ngo ntago ari umusifuzi uyobora match. Paul, Satani ntago ari umusifuzi uyobora iki? Uyobora match mu kibuga. Ndabizi kuri umusportif. Ntago ari uyobora ikibuga, ntago ayobora isi. Isi ni amatware ariko ntago ayobora. Yitwa amatware ye ariko nta jambo ni babayobozi bayoborerwamo. Ni babayobozi b'ikitiriro. Yitwa ko ayoboye ariko ntago Imana imuyoboreramo, ariko ntabimenye. Arakoreshwa akatumyuzura, akatuzengereza, ariko ntago bikunda. Ngo ni umutoza, ngo ariko ngo ntago ari umusifuzi. Tandukanya coach n'umusifuzi. No mu gisirikare navuze ngo hari umusirikare utoza abiga baje kwiga mu gisirikare, ariko abari n'umwafandi aho ngaho usifura uvuga ngo oya rekera imyitozo irahagije. Urumva umutoza ntago ari metre principal, haba hari metre munini mukuru w'umwafandi wambaye amapeti avuga ngo ibintu ntago biri bukunde. Hanyuma rero ngo ntabwo afite ububasha bwo gufata icyemezo ku bakinnyi mu batozwa be bari mu kibuga. Abatozwa ngo nubwo yabatoje abantu bari ku isi, nubwo Satani ngo adutoza, ntabwo afite ijambo rya nyuma. Ntabwo afite ijambo ku bakinnyi, ku batozwa be bari mu kibuga bahatana bashaka intsinzi ngo bazamurwe mu ntera. Satani areberera umukino ku ruhande, hanze y'ikibuga. Please, umuntu turi kumwe witwa Paul uri ku kamera rwose ankurikire neza, yumva icyo bita ikibuga, ko ndamuzi, ni umusportif cyane, nubwo mutari kumubona kuri kamera ariko turi kumwe rwose. Paul ndagusuhuje rwose, mwumve ko muri kumwe bamubonye mu biganiro bya mbere, nitugaruka muzongera mu bindi yenda muraza kumubona, ariko mu musportif turi kumwe nawe hano. Satani icyo akora ni iki? Aratraininga, agatraininga abakinnyi, ariko abakinnyi iyo binjiye mu kibuga ngo match igiye gutangira, umuntu usifura akavuga ngo match iratangiye, ni umusifuzi. Kandi umusifuzi afite ibyegera ku ruhande, muri ibyo byegera umutoza ntagabamo. Umutoza hari umurongo ntarengwa, niyo akandagiye mu kibuga, siko Paul bimeze, niyo akandagiye mu kibuga baramubika, bamuha ikarita. Ni ngo rero Satani arebera umupira ku ruhande, arebera umukino ku ruhande, hanze y'ikibuga. Ni murebe match, bakunda kureba match,
ubwo abafana b'umupira barabyumva cyane, ahangaha ndumva hari ubaryohere. Hanyuma icyo akora ngo bari kuburana, ngo bari gushinja, ngo bari kwivovotera umusifuzi mukuru, ibintu rwose ngewe match yasifuwe nabi, biki ntabwo ngewe mbyumva, ikipe yanjye yatsinzwe, bayibye rebe, ariko abivugira hanze, ntabwo abivugira mu kibuga. Paul ngo nta jambo agira mu itangira no mu isoza ry'umukino. Uyu mukoci rero nta jambo afite mu kibuga kuva umukino watangira kuva ushojwe. Bivuga ngo Satani nubwo ari kwikarakasa, nta jambo afite ku buzima bwa muntu, ngo nta jambo namba afite ku buzima bwa muntu. Ndaza kuvuga umwitangirizwa. Nta jambo afite ku buzima bwa muntu kuva avutse kugeza apfuye, ariko yamutoza. Sinzi niba ibintu byumvikana neza, ariko hari aho byageze narimo ndi kumvira ijambo ko jewe iyo ndi kuganira mu buryo bw'umwuka, ndanaganira Imana nkayibaza. Enda ndaza kubiganiraho, nicyo kiganiro mbararikiye kiza gukurikiraho ndi kubibwira. Ibi byose ni ibisobanuro by'intangiriro. Ahangaha Satani ngo nubwo ngo nta jambo agira mu itangira ry'umukino kugeza ushoje, ngo ariko ngo hanagira ijambo ngo ni hamwe, ngo uretse kumugerageza no kumuyobya, nta jambo agira ku buzima bwa muntu kuva avutse kugeza apfuye. Mumbara ko nako nari nsimbutse nkiri gusobanura uburyo Satani nta jambo agira hehe ku buzima bw'umuntu kuva avutse kugeza apfuye. Ntabwo afite ijambo ku buzima bwawe. Aramutse abifite yajya ubona ugiye kugera kuri rya bintu byiza akaguhitana, yajya ubona utangiye gukiranukira Imana akaguhitana, ariko nta jambo afite. Ariko tugaruke ngo ariko ngo yarashoboye gufata icyemezo ku buzima bwa muntu, ngo hari ikintu kiba cyakozwe. Mugiye kumva deliverance. Iyo abashije gufata icyemezo ku buzima bw'umuntu runaka, ngo Satani niba abashije gufata icyemezo ku buzima bw'umuntu runaka witwa kanaka, witwa X, hari uko byagenze, ngo abari kubw'impamvu bwite zaba mu muryango w'uwo muntu bamumuhayeho ubutware, cyangwa se abamwihaye byeruye kubwo kwigomeka kuwiteka. Hari abantu bakorana na Satani ku mugaragaro, baza hariya bagatamba ibitambo by'ubuzima bw'abantu, agafata umwana we nk'uko Aburahamu yatambye Isaka akamuha Imana, nk'uko Ana twavuze mu gice cya mbere, nyina wa Samweli, w'umuhanuzi Samweli yafashe mu gihe yari amaze ari gusenga Imana, avuga ngo uburyo yarindagiye, yagowe, yarabuze urubyaro rwose, agasenga Imana ikamuha umwana. Imana imuhaye umwana, yahise avuga ngo umva rero uyu mwana ndamugutuye. N'aba bantu rero, iyi miryango, hari imiryango yigometse ku Uwiteka, cyangwa se imiryango itazi Imana, simbizi bitewe n'uko bavutse, ariko aba bantu nibo batanga abana b'abantu, bakabatangamo iki? Ibitambo. Ngo iyo abashije gufata icyemezo ku buzima bw'umuntu runaka, ngo abari kubw'impamvu bwite zabo mu muryango bamutanze, bamumuhayeho igitambo, bamumuhayeho ubutware, cyangwa abamwihaye byeruye kubera kwigomeka kuwiteka. Hari n'abantu biyemeza gukurikira Satani, bakiyemeza gukorana na Satani ku mugaragaro. Mujya mwumva ngo iburayi hari idini rya Satani. Ni ukuryumva, sindaribonaho idini rya Satani risenga Satani mu buryo bweruye. Hari abasenga inzoka mu buryo bweruye. Abo bantu rero, abo bantu bari mu matware ye. Ibyo bintu abamwiha rero kubw'igihango cy'amaraso, kubw'amasezerano ndakuka y'imikoranire, baba baragiranye amasezerano y'imikoranire n'abazungure n'ubuzungure azahererekanwa mu masekuruza. Ibyo bintu bikurwa na deliverance, kubohora. Aba bantu rero nibo twakomeje kuvuga mu ruziga tuti hari abantu rwose mubona bagenda, ariko rwose ari abantu bamaze guhabwa Satani, ari abantu Imana idafite ijambo rwose, bidashoboka, kubera ko bamaze kwitanga. Hasigaye ngo wa muntu w'inzira karengane azabimenye, hakomwe gatoya, habeho rutenderi, habeho gukoma gatoya. Nihakoma gatoya, wa muntu umukozi w'Imana muvumbure ko yagowe, narangiza mu buhore, wa muntu akire, ave mu butware bwa Satani, narangiza ave mu butware bwa Satani,
ahita ajya mu butwari bw'iki bw'Imana ishobora byose. Haleluya. Hanyuma rero nza gusoza ngana ku musozo, iri jambo ndaza kurivunamo, turaza kurikomeza kuko iri jambo ni rirerire rigomba kugira aho risoreza, ngo hari uburyo rero Imana ivura umuntu indwara zikomoka kuri kamere ngo kandi bucece. Aha ndaza kuhagaruka rwose mu gice cya kabiri, ngo gahoro gahoro Imana irangaza amaso ye n'umutima ikabiganisha ahandi, ikabiganisha ku by'ijuru, ngo kamere zazengereje umuntu imwe ku yindi bikagenda bisinzira gahoro gahoro mu gihe runaka kigufiya kandi kirekire. Ngiye kubararika rero n'abantu mwumurikiye hano hantu hagiye kujya isibaniro kuri iki kiganiro. Nubwo mu kanya navuze ngo ndaza kubanza kubabwira abo ndiwe, ndi kugendera ku mabwiriza, ntabwo nza kubabwira uwo ndiwe ntararangiza aya magambo, ko aya magambo ameze nkaho ari interuro y'ibiganiro byose muzahura nabyo. Iki kiganiro cya mbere nahereyeho, ikiganiro cya kabiri ndangirije ngiye gucamo kabiri. Ahangaha hari aho tugiye kuzingira ikiganiro havuga ngo Imana ivura umuntu indwara zikomoka kuri kamere kandi bucece. Aha hantu rero nza kuhavuga ndabararitse mu gice cya kabiri, muraza kumva ukuntu abakozi b'Imana bajya hariya bagacira abandi manza, ngo twe twararokotse, ngo uriya muntu ngo sinzi ukuntu ngo yitwara gutyo, ngo sinzi ukuntu ngo Imana ngo imuvugisha ngo agahanura ngo kandi ari umupagani, ngo sinzi ukuntu ngo Imana ngo imukoresha ngo kandi ngo ari umupagani. Abandi bakavuga ngo rwose ngo twe twamaze kugerayo, ngo twebwe ngo twakijwe ubusambanyi, ngo twe twakijwe ngo ibi n'ibi. Sawa, niba warakijwe ubusambanyi nugende witega umugore w'abandi cyangwa se umwihererane mu cyumba ahantu hihishe hibanga, urebe ibintu biza kukubaho ngo wakijwe ubusambanyi. Ese niba warakijwe ubusambanyi bivuga kuza kubuha icyuho? Nubuha icyuho rero ukajya kwigara ukajya kugwa hasi, uraba rero wabyiteye. Aha hantu rero kamere muntu ndacyakomeza kubisobanura mu buryo bw'ubuhanga bw'umwimerere w'Imana. Abantu ntibazibeshye ngo Imana ngo irabakiza, ngo hari kamere ngo zasinziriye, ngo ngiye ngo kuvuga nabi ngo byararangiye, ngo ngiyewe uzagire gatoya umuntu aguteho ibiziba uvuga ngo uritonda, atwara imodoka ye n'umujinya wambaye ya costume y'umweru uri pasiteri. Njya nkunda gushimishwa na nyakwigendera Pasiteri Mpyisi w'umudventiste, umusaza rwose yajyaga avuga ati harya mujya muvuga ngo mwarakijijwe, ngo mwakijijwe ngo imijinya, ngo sawa muzagire gutya rero ngo umuntu ngo akujaburireho ibiziba byose wambaye costume rwose na Bibiliya ugiye gusenga, ubundi agutose ari nawe wari bubwiriza ubutumwa, ubundi rero ukuntu biza kugenda. Nti rero aha hantu mujye muhitondera ku bijyanye no gukira indwara ya kamere, abantu bagenda bakira gahoro gahoro. Ndabararitse rero, caho mu kanya turaje dusubukure. Murakoze, ndabashimiye, naho mu kanya.